Mana yanjye siko mbona amasaha akuze uyu mugabo akaba ataraza koko ubu ngubu aracyari hehe kuko mana yanjye iyi minsi ingahe tumaranye niba atangiye kunkora aragenda akaza amajoro aragenda akaza bukeye ntakiza kuryamaza kubyuka ubu koko ibi ni ibiki Mana nkwiye kurengerwa nawe ni ukuri kingura erega nimwinjire ntago hafunze ntago hakinze rwose nani gasa ndamukizwa n'iki koko ariko se amakuru yawe bimeze bite byakugendekeye bite koko ko mbona uje bigiye guke ntacyo none se umeze neza nta kibazo rega nta kibazo kuko bana yanjye none se aho kwicara hano ahubwo reka tukujyane mu buriro ujya kuryama aya nshaka kujya kuryama ndekeye hano none se ariko se kuko mugabo mwiza ko twabanye dukundana ukaba iyi mico ntayo nari nkuziho ukaba usigaye utahaye amajoro uko mbona wahindutse ni iki kiri kubigutera koko ngiye narahindutse ni ukuri kw'Imana rwose uko nagushatse mbona bimeze siko bimeze twabanye dukundanye unkunda unyereka ko nta kibazo urataha amajoro ntago rwose ukinyitayo ni iki koko cyabaye ubundi abagore mwabaye muto njyewe ni ukuri ntago nzi ikintu kiri gutuma uhinduka urabona nkwita umwana wawe ntago uri kumwitaho ngo umuganirize nka papa we urataha amajoro ukaza bukeye kuko ko n'iki wabaye njye mba ndi muri gahunda z'akazi gahunda z'akazi uretse mbanze nekereze neza oya ni ukuri rwose sheri ugomba kwisubiraho rwose sibyo kandi urabizi ndagukunda ntago wakagombye kuba witwara gutya ngo uze mu gitondo bukeye ni ikihe kibazo kuko gihari ngo nikosore y'abagore sinzi uko mwabaye ubu ngubu uri kunesha umutwe wandetse ewe basi reka nihangane nzakuvugisha mu gitondo wenda uri waruhutse twabasha kuvugana neza ubwo Gabi yewe ihangane byukuze uze nkwereka ikintu mfashe ndabona mukuru wawe ntazi ntago nabasha kumwegereza mu cyumba iri joro none afurere musa byagenze bitera bite pete Gabi mfasha rero tumujyane mu cyumba arahuka ndabona yananiwe ndabona mama yaje uyu munsi none umva mwemuretse reka mwereka ariko mwemuretse ndabona twumvikane sheri hangane rwose oya nta kibazo rwose urumva hari ikintu kibi nagukorera reka tujya kuruhuka mani tugende gake reka turuhuke umva genza gake umva reba ya masaha umva uranzi aryo wenda kuzi genza gake gaho reka tukujyane kujyana basi ihangane tukujyane sibyo maze genza gake ngosha ubundi ubaye mbasi ya masaha reba ya masaha uje kabisa abundi tubanze tuvugane tugende tuvuganire mu cyumba tuvugane mu gitondo tuvugane mu gitondo umunsi ndabona ari sawa ubundi nta mugabo utanezererwa ntangire kwiryamira oya Gabi ngwino hano ngwino wicare gatoya tuvugane ngwino ihangane ndabona njyewe bya hano rwose ntazi ukuntu bimeze ariko se Gabi mukuru wawe ko naje ahangaha nkaza ari muzima nta kibazo afite nkagera ahangaha amubwira akanyumva nkagera ahangaha ataha amanywa ava nkambona ari guhinduka ataha ijoro akaza ambwira nabi
ubu koko ni iki yabaye? ngaho ureba izi saa munani ubwo ubundi ibyo bintu nongeye wakabibajije kwera nako nakakubajije n'umuvandimwe wawe wenda hari ubwo mwamuganira ukabuza ese ntiwaje ameze neza waje ameze neza waje mukundana atukwereka nk'inshuti murabana mwamubana neza sinzi ubwo niba waramuroze simbizi kabisa si ubungubu koko Gabi urareba ugasanga ari njye udakeneye kubana n'umugabo wanjye mu mahoro nabibwirwa n'iki siko twari tubanye mu mahoro garaferi ko muzi ariko se Gabi uri kubona mukuru wawe ko naje ahangaha nkaza ari muzima nkaza ari nta kibazo afite akajya ataha kare mubwira akanyumva none nkambona atangiye kujya ataha bugiye gucya akaza aje kubyuka ubu ngubu koko iki kibazo urabona nzagikemura gute? reka nese ibyo ngibyo ni uburyo wakakwiye kumbaza kweri nk'izi saa munani niba ahubwo waje ameze neza tubanye neza mbona ari amahoro aho uziye atangiye gutaha izi saa munani kandi atarajyaga abikora ntabwo sinzi niba waramuroze niba byaragenze bite ibyo ni ibintu wagakwiye kumbaza naramuroze ariko se Gabi ubu urareba ugasanga ari njye udakeneye kubaka urugo ese si we mubana ubwo niba ari n'ibyo ngibyo wari ugiye kumbaza ngiye sinzi reka njye kwiryamira turabisubiramo mu gitondo basi kuko njyewe ibi ngibi simbizi kabisa ahubwo reka nigendere ko ntabwo bitazoroha kabisa ngaho uramuke neza Gabi njyewe ibyanjye byo ndabona byanshanze ntabwo nzi aho nzibanwa nzerekeza pe nshatse umugabo dukundanye nshaka umugabo nta kibazo mubwira akanyumva none uko bugenda bucya nuko bwira ari kugenda ahinduka buri munsi ntabwo nzi uko nza kubigenza rwose ahubwo ngomba guhamagara pasiteri akaza akamfasha gusenga wenda hari ikintu Imana yazakora pe ngomba kumuhamagara yo bro waramutse se Bimeze bite se? ni sawa nabi nijoro ndabonye waje kakumennye iri joro natashye shize icyaka kabisa Shaywana ariko biriya bintu sinzi nabo bataje ukererewe kabisa aya birane bisanzwe mwana nta suko ryamye amasaha angahe ubundi kwihuta mu kazi so mu kazi ntubusinzi ariko nta kibazo mbafite ariko sinzi kabisa ko ari cyo ushaka kumbwira biriya bintu mane bihindura nabonye atari byiza ndabihindura kuza icyo nindura Oui. Hello. Bite? Bro, bimeze bite? Sha ni sawa. Waramutse neza? Sha namutse neza Iva. Wabonye gira y'amahoro se? Sha nahageze kabisa. Wana njye wumve ngo naraye mizenze kabisa. Wumve no kwinjira mu nzu byabaye ikibazo naraye niyicariye ku kabaraza kabeho karankubita nkanga tumana kwinjira. Ibaze kweli. None hapo uyu munsi kimeze ite se? Hari ukuntu wabipanze se? Umunsi nimugoroba dushaka abantu twicara twinegure kabisa dusubiremo mu byabaye nimugoroba biriya bintu byose byabaye twicare kabisa tubiganireho. Umva. Uze gupanga gahunda nta ribi. Uze kumbwira uko turi bubigenze. Okay, we noneho mu masaha y'umugoroba umuntu naba kavuyemo ndaza guhamagara nkuhere iri nyifatika. Sawa nta kibazo. Papa. Sawa. Eko bro. Nyine jijire mu kazi Sha kujya mu kazi ndimo nihuta. Abwe telefone ko wabishije. Na uziracyakurimo. Abari hatari nyine nawe urabyumva. Nibi nyine ubwo ngiye mbase uyu munsi ngiye sinakoze. Sanari. Baza kumbwira. Se wabyutse ko mbona uri kwambarambaranya se kandi cyari gihiye wihangana gatoya
nkabanza nkatunganya neza nkakuzanira icyayi. Ibyo byayi byanyu njye mubona nk'ibyayi. Ibyo byayi mu byinywera njye ndi kwihuta ndimo njya mu kazi. Cyaburaga iminota mike ariko kikaboneka rwose. Njye ntago njya mu cyayi ntago bizi. Waraye nta kintu ufashe ugiye nta n'icyayi nawe. Oya rwose nta bya cyayi ariko mvira mu nzira nigende. Ariko siko ku mana yanjye. Ngo wowe koko wigize ibiki? Ndabona bitazora. Gaheri nubwo turi inshuti rwose ntabwo nzatuma ugumana na Ana. Nzakora ibishoboka byose uko bizagenda kose. Amakuru ni meza turashima Imana. Noneho ni karibu tugenda twicara. Ni karibu pastor. Ni karibu dore n'agatembera. Murakoze umugisha. Yego tubasangire. Andi makuru Ana. Yewe ndi makuru se wenda usibye ko ndi muzima. Ariko ntago biri kugenda neza. Umutware se wameze ate? Hari aho nyine gusa ntago bimeze neza hano mu rugo ntago biri kugenda neza. Ubu ngubu ibyanjye ni ibibazo gusa pastor. Umugabo wanjye asigaye agenda agataha bugiye gucya cyangwa se akanaza mu gitondo. Ibiryo bya hano ntiyabirya, icyayi cya hano se yakinywa, aravuga nabi. Ana ko numva ukomerewe. Ko numva ukomerewe cyane. Ya mugabo ko namubonaga ari umuntu utuje ni iki kirimo kibitera? Rwose pastor nanjye ntago nzi shitani yamuteye aho yaturutse. Ugerageza kwitwara neza nk'umugore mu rugo? Rwose ndagerageza uko nshoboye ndamwubaha mucira bugufi ariko ntago nzana biri gupfira rwose. Ntago ikintu kiri kumuhindura. Ni ugusenga urugo rwawe ukaruragiza Imana kandi ukaniyiriza ubusa. Ukubaha umugabo nicyo kintu kizagufasha. Urugo rwawe urutungisha amasengesho kandi atari ugusenga gusa, wite no ku mugabo kugira ngo mubane neza, umwerere imbuto. Dore urasenga we ntagasenga, sibyo Ana? Yego nibyo pastor. Ubaha Imana. Nanjye icyo nzagufasha ni ukugusengera ukaba hafi n'Imana. Umugabo wawe azahinduka, ariko wabanje guhinduka ukamwerera imbuto, ntukamwereke umujinya n'uburakari. Nibyo rwose pastor. Kuko Bibiliya iravuga muri Yakobo ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Yewe pastor nibyo rwose iryo jambo ndumva rinkomeje pe. Kandi gukomera kwawe kuzatuma n'umugabo akomera biturutse kuri wowe. Yego. Nanjye nihutaga gusa reka nsabira umugisha urugo rwanyu, dusengere n'umutware wawe abashe guhinduka, kandi agahinda ufite mu mutima Imana irakazi. Humura, Uwiteka azakugirira neza. Utunga imbaraga z'umutima. Ibigeragezo bizaba byinshi ariko Uwiteka azagushoboza muri byose. Reka dufatanye dusengane Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri umwami w'abami, uri rubasha. Nongeye gusengera n'urugo rwa Gaeli na Ana. Ndakwinginze mwami mwiza, reka ubarengere. Numvisha ibibazo bafite ariko wowe nk'Imana wabimenye mbere. Ndakwinginze bagenderere. Uyu mutware we ahari mu kazi mugenderere. Uyu mudamu nawe ahari hano mu rugo bana nawe, kandi mwami Imana ubaha iterambere ry'urugo, ubarinde kujyana. Daimoni wo gutera ingonda kwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana barizo ziganza. Ubutsinzi bwawe mwami Imana n'abari bwo bukora imirimo
satani wo gusenya ndamwirukanye, satani w'amarozi ndamwirukanye. Reka imbaraga zawe mwami n'abari ugaragara. Witeka twagusabaga ntabwo twategekaga, reka ukomeze ubere maso runo rugo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor urakoze cyane, Imana iguhe umugisha pe, ndumva wenda ngaruye ibyiringiro muri njyewe. Gira ibyiringiro, ariko muri iyi minsi ugire kwegerana n'Imana cyane. Ndimo mbona ibintu kandi ntarimo nsobanukirwa. Hatazabaho guharikwa. Senga cyane, kandi ukomeze ugira ibyiringiro, ntukaryama udasenze. Kuko hari ibintu by'imyuka bashobora kukohereza, ibintu birwanya abantu bari byinshi. Imana rero baho umugisha, nzakomeza nkurikirana amakuru yawe, kandi n'umugabo wawe ndifuza kuzahurana nawe muri kumwe. Imana baho umugisha. Yego Pastor, murakoze cyane rwose. Murakoze. Jya ugameze unsengere. Nzajya nguzirikana. Kandi nanjye ndajya nsenga, ariko mugeze kariya ku irembo. Yego urakoze. Yego.